uyu ni umunezero n'ibyishimo kongera kugaruka kuganira kuri iki kiganiro gutabarwa n'Imana. Mwene data uduteza amatwi mbanje kukuramutsa ngusuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, nkwifuriza ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana kugira ngo bikomeze kubana nawe muri byose mu izina rya Yesu. Kiganiro mugezwaho nanjye Frere Tuyisenge, Imana ikomeze kuduhana umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro n'amahirwe biboneka muri Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya tujya tuganira ku kiganiro isaha yo gutabarwa n'Imana, aho Imana igitabara abantu bayo, aho Imana igishyigikira abantu bayo, aho Imana igikomeza kugirira neza abantu bayo, kandi Imana wayisunze ibasha kumugirira neza kubw'ubuntu bwayo n'imbabazi zayo. Kandi n'Imana twabonye ari Imana itabara, twabonye ari Imana ikomeza kugirira neza abayisunze n'abayiringiye, ibasha kubashyigikira kuko ari Imana. Ni Imana ngo data wa twese, ni Imana ibasha kugirira neza abana b'abantu, abayisunze n'abayiringiye. Rero uyu munsi twifuje ko twaganira ku magambo y'Imana, umutwe w'amagambo uvuga ngo musenge ubudasiba. Musenge iteka, musenge ku manywa, musenge nijoro, musenge mu gitondo ndetse na nimugoroba. Imana yacu ishimwe cyane kandi Imana ikomeze kutugirira neza. Reka dusome ijambo ry'Imana aho riboneka mu gitabo cy'Abatesalonika ba mbere, Abatesalonika ba mbere ibice 5 umurongo wa 17. Dusome wenda umurongo kuva tuhe kuri 16 tugeze kuri 18. Ijambo riravuga ngo mwishime iteka, senga ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima kuko ari by'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Turaganira kuri uyu murongo wa 17, niho nashatse ko tuganira uyu munsi ngo musenge ubudasiba. Mana turagushima kubw'ijambo ryawe twumvishije, twemerere imbaraga z'umwuka wera arizo zibasha gusobanura amagambo yawe. Dusengeye abaduteza amatwi, reka ukomeze kubashyigikira kandi ukomeze kubambika izindi mbaraga mu izina rya Yesu, kandi ukomeze kubagirira ubuntu bwawe, ukomeze kubatabara abari mu ngorane, abari mu bibazo hirya no hino bigiye bitandukanye. Mana ya Aburahamu ukomeze kubashyigikira no kubagirira neza kubw'ubuntu bwawe bukomeye kandi ubuntu bwawe buhambaye. Urakoze, komeza kubana natwe muri byose Uwiteka, kuko ni wewe wiringirwa kandi ni wewe wizerwa uragahora ku ngoma. Nguhaye ikaze, Imana ikomeze kukugirira neza kandi Imana igushyigikire muri byose. Aho dusomye amagambo y'Imana ari mu Batesalonika ba mbere ibice 5 umurongo wa 17 ngo musenge ubudasiba. Ijambo gusenga, akenshi mujya mwumva imvugo y'abikigiye bavuga ngo kana kuriya, bakoresha mu buryo bwo kwiyemera ngo kana kuriya ntabwo musenga. Abashatse kuvuga ngo ntabwo mutinya cyangwa ngo ntabwo mwubaha, nta nicyo yamarira cyangwa nta nicyo yantwara, mbese akabikoresha muri iyo mvugo yo kuvuga ngo kana kuriya ntabwo musenga. Rero akenshi cyane imvugo yo gusenga ni imvugo igenda ituruka mu kuramya, mu guhimbaza cyangwa mu guha ukwiye icyubahiro. Umunyacyubahiro wese aba akwiye kumera nk'aho asengwa, ariko mbyita kuko muzi ariho havamo biriya gupfukamira, kuramya, kubamira abami, kubamira abakomeye no kubapfukamira. Benshi bagiraga no ku rwego bashakwa no gusengwa. Nimujya muri Bibiliya muzasanga mu bihe bya Shaduraka na Abedinego aho umwami yakeneye ko asengwa, ariko baramubwira ngo bazasenga Imana yo mu ijuru. Baramuhakanira, bavuga ko nta yindi Mana bazapfukamira, habe no kuyisoma, habe no kuyiturira ituro na rimwe usibye Imana yo mu ijuru. Imana yacu ikomeze kutugirira neza kandi no kutwambika izindi mbaraga. Rero iyo tugomeje kureba uburyo bw'imisengere umwana w'umuntu yaremwemo mu buryo akenera kuramya uko byagenda kose, ngo Adamu amaze kuremwa
ngo iteka buri nimugoroba mu mafu ya n'imunsi ngo Imana ngo ikaza igatembera ikaza kumubaza uko yiriwe nawe bakaganira akayereka ibyayimugoye n'ibyamuruhije. Akenshi rero umwana w'umuntu akenera izindi mbaraga kuko ntabwo yihagije. Wenda hafi y'Abanyarwanda hafi ya bose tuzi ibintu bijyanye no gusenga, turabizi cyane nubwo bigenda bihindurirwa amazina, ugasanga bamwe bavuga biriya byo guterekera, kubandwa, nubwo uyu munsi atari byo turi buvugeho, ariko igihe baterekeraga babaga bameze baramya, babandwa igihe binjizagamo abandi bashyashya binjiraga idini, icyo gihe bakinjira ari bashyashya, ariko iteka bakundaga guterekera. Na n'ubu ngubu harimo mu misozi imwe mu bice byo mu majyaruguru bagiterekera, bagisenga izo mana zabyo bigirwamana byabo, banabitangira n'ibitambo, yewe bagikora n'iyo mihango y'uburyo bw'imisengere yabo. Rero natwe ab'iki gihe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo niyo mpamvu twita igikorwa tugiye gusenga, ugasanga harimo kuramya Imana, ugasanga harimo guhimbaza Imana, ugasanga harimo kumva ijambo ry'Imana, gutangira Imana, guhamagara Imana, kuririra Imana, kuyihendahenda, aho byakomeye kuyitakira, kuyiha imihigo y'ibyo twifuza mu buryo bw'ibyo dukora n'ibindi byinshi cyane, ariko byose bigakubirwa mu buryo bwo gusenga. Rero yaba no mu gihe cy'imbere y'umwana w'abahanuzi, igihe Yesu yari ataraza, abantu bagiraga ibihe byo gusenga, batamba ibitambo, habamo kwihana ibyaha, habamo gutamba ibitambo by'uko bari amashimwe, ariko babinyujije mu bihe byo gusenga. Rero abahanuzi akenshi babaga bariho, akenshi babaga bafite abo batoza cyangwa se abo bareberaho. Igihe cy'umuhanuzi Yohana ngo yari afite intumwa, yari afite abigisha yigishaga, ngo nuko igihe kimwe Yesu yicaranye n'intumwa ngo ziramubwira ngo Yesu, natwe twigishe gusenga nk'uko Yohana yabyigishije abigishwa be, ngo yabigishije gusenga. Wenda ba Petero na ba Yakobo, intumwa za Yesu, zitegerezaga uburyo abigishwa ba Yohana basengaga cyane, bazi gutondekanya amagambo cyane, bavuga ati natwe tuzabwira umwigisha natwe twigishe. Ahari nibyo bari bakeneye, ariko Yesu agiye kubigisha gusenga, we yabahaye zimwe mu ngero bazajya bagendera n'uburyo bazajya babikora. Abaha duke, abaha amagambo amwe aciye, wenda yaratandukanye n'imyizerere yabo y'icyo gihe yo kumva ko ahari ari byo bari bakeneye kumva. Kuko nusoma mu gitabo cya Matayo ibice 6 kuva ku murongo wa 7 kugeza kuri 11, uzasanga Yesu we abihera ibice aravuga ngo nimusenga mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ngo ubwami bwawe buze, duharire imyenda yacu natwe nkuko tuyiharira abayiturimo, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe. Ibaze yabihereye ayo magambo gusa. Mu by'ukuri turebye no mu buryo bw'isengesho ryo muri ibi minsi, urabona ko ari ibintu bisa nkaho bihabanya, ariko ugiye gucukumbura usanga harimo ubwiru bukomeye cyane. Aha yababwiye ijambo rya mbere ngo hari Data wa twese uri mu ijuru. Mubizirikane kandi mubimenye ko atubereye Data wa twese. Mu byo ukora byose, mu byo ugerageza gushaka byose, bibuka ko mu ijuru hari Imana Data wa twese uri mu ijuru. Bizirikane, byiringire, byizere, menya yuko mu ijuru hari indi Mana. Naho mu nyandiko za Zaburi umukozi w'Imana yaravuze ngo naho data na mama bana, ngo Uwiteka wenyine niwe wantarura. Aho ababyeyi bacu bo mu isi babasha kutujugunya, yewe nta nubwo ari twe ba mbere babigiyeho kujugunya, kuko hariho naho bikomoka mu bisekuru. Aho hakurya hari aho igihe isi igeze igira kangarate, igira ibibazo byinshi cyane. Hari aho imiryango ya za Isirayeli, ibihugu bya nka Isirayeli bigiye bigira ibihe by'ubukene bukomeye cyane, kugeza ubwo n'abantu baryana. Ngo igihe kimwe umwami Dawidi ngo agiye kubonabona abadamu barimo bashwana batumvikana, ngo bamuzanira urubanza, ngo baramubwira ngo mwami ndengera turengereye, ngo dore inzara igihe yari itebye byari bimeze nabi,
uyu mudamu yambwiye ngo ninzana umwana wanjye ngo ndamuzana turamurya, ngo none uwe yamuhishe. Mwene data, bagiye banyura mu bihe bikomeye cyane. Ari uyu munsi wavuga ngo turi mu bihe bikomeye, yego turi mu bihe bikomeye, ariko Bibiliya ijambo ry'Imana ryo bakambwira ngo nta gihe na kimwe gice turimo tubamo ngo ibyo turimo tubamo byose byarabaye, ahubwo bimwe biragenda byirepeta. Niko ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umubwiriza hambwira. Bagendaga rero banyura mu bihe bikomeye cyane. Yesu agiye kwigisha intumwa ze, agiye kwigisha abigishwa, baravuga ngo muvuge ngo Data wa twese uri mu ijuru. Nimujya gusenga muvuge ngo Data wa twese uri mu ijuru. Ibuka ko Uwiteka uri mu ijuru, Imana Aburahamu na Isaka nako ari iso ukubya, ari wowe mubyeyi wawe uruta abandi. Ngo ingingo ya kabiri ugerekaho ngo izina ryawe niryubahwe. Mwene data, ibuka ko mu ijuru ari Imana ikubereye umubyeyi. Ibuka ko mu ijuru ari Imana izina ryawe rigomba kubahwa uko byagenda kose. Ingingo ya gatatu avuga ngo ubwami bwawe buze. Mwene data, ni njye nawe dufite uruhare kugira ngo ubwami bw'Imana busakare kuri iyi si. Imana yacu ishimwe cyane. Aho duca mu buzima bwose tubamo, ese aho utuye n'aho ntuye, abantu bazi ko Uwiteka Imana ababereye Data wa twese. Ese izina rye babasha kuryubaha? Ese ubwami bwe babasha kubuzana? Ese bibuka yuko Imana ariyo yababarira ibyaha? Ese bibuka yuko Imana ariyo yakuraho ibihano byose? Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Satani niwe murezi wacu. Satani uzamuka imbere y'Imana ngavuga amakosa y'abantu b'abantu bakoze. Ariko ingingo ya 4 yarababwiye ngo mujye mubwira Imana ngo Mana ntuduhane mu bitwoshya, ngo aho twacumuye ngo uramenye, ujye wihangana ubabarire, ngo mubivuge. Yesu niyo mpamvu yatanze izi ngingo. Ingingo ya 5 ngo mubwire Imana ngo Mana dukize umubiri. Ingingo ya 6 ngo mubwire ngo ubwami bwose n'ubwawe, yaba ubwo mu isi n'ubwo mu ijuru n'ibyawe. Ingingo ya 7 ngo ubushobozi n'icyubahiro n'ibyawe. Ni wowe wabasha kudushoboza muri byose, ni wowe wabasha kutugirira neza, ni wowe wabasha kwimura ubwami bwa Satani, ubwami bwawe bukaza. Imana yacu ishimwe cyane, kandi Imana yacu ikomeze kutugirira neza, ikomeze kutwambika imbaraga. Mwene data, Yesu yatwerekaga ingingo twakagendeyeho, yatwerekaga ingingo uburyo twakabaye. Mwene data, mu masengesho ugira ingingo ugenderaho, ugire ibyo wibuka kandi ugire ibyo uzirikana. Wibuka yuko Imana mu ijuru ikubereye Data wa twese, kandi wibuka yuko mu byo unyuramo izina ry'Imana ugomba kuryubahisha. Nurangiza mu bikorwa byawe bya buri munsi, uzibuke yuko kuko ari wowe ukwiye gushishikara kugira ngo ubwami bw'Imana buze kandi buture mu buzima bwawe, buture iwawe, buture mu baturanyi, kandi buture ku isi. Wibuka yuko kubabarirwa kose Imana igira ubuntu n'imbabazi byo kubabarira ibyaha. Mwene data, Imana yacu ishimwe cyane. Ingingo ya 4 ngo ntuduhane mu bitwoshya, ngo kandi ya 5 ngo dukize umubi, bwami ubushobozi n'icyubahiro n'ibyawe. Rero mwene data, twasomye umukozi w'Imana Daniel mu gitabo cya Daniel ngo yasengaga 3 ku munsi, ngo Yesu nawe ngo akirirwa avuga ubutumwa, ngo Yesu akirirwa avuga ijambo ry'Imana, ngo ariko byagira nimugoroba mu mafe n'imunsi ngo akazamuka umusozi Yesu kugira ngo agire imbaraga. Ku manywa akirirwa akoreshwa imirimo n'ibitangaza, ku manywa akirirwa akora iby'ubutwari, akirirwa akiza abantu, akirirwa ababarira abantu ibyaha, akirirwa akora imirimo n'ibitangaza, ngo byageza nimugoroba akajya gushaka mu maso h'Imana. Mwene data, ese wewe kubirirwa ushaka agafaranga, ushaka imibereho yo bigorobye, mwene data urara hehe? Ese ujya wibuka gushaka mu maso h'Imana uvuga ngo Mana dore mba nafashe amasaha menshi ndi mu miruho y'isi, ariko ubu none ndashaka mu maso y'inyambika izindi mbaraga. Gusenga ubudasiba bituma umukristo agira imbaraga. Nicyo ibyanditswe bigenda bidusobanurira, kandi bigatuma tugira umuryango. Ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaroma 12:6 kugeza kuri 13 ngo gusenga kenshi ngo bituma umukristo agira urukundo, kandi agakunda n'abana b'Imana, agakunda ab'Imana.
naho igitabo cy'Abefeso ibice 6 umurongo wa 10 kugeza kuri 18, gusenga mu mwuka iteka biturinda ibitero bya Satani, bigatuma tugira ivugabutumwa, tugashira amanga, tukabasha guhamya Imana nta kibasha kuturwanya. Naho Abafilipi ibice 4 umurongo wa 6 kugeza ku murongo wa 7, gusenga igihe cyose bituma umuntu atiganyira, yuzura amahoro y'Imana ndetse agahorana umutima ushima Imana. Bibiliya iravuga ngo muhore mushima muri byo, aho ujya ashimwe niyo waba uraye wabwiriwe umuturanyi yakubaniye nabi, ntabwo wabasha kubyishoboza. Ariko wasenze mu gitondo, saa sita nimugoroba, ku manywa na nijoro, mu gitondo nimugoroba, bituma Imana ikwambika izindi mbaraga. N'Abakolosayi ibice 4 ku murongo wa 2, gusenga iteka bizatuma uba amaso no mu gihe mu mwuka wawe imbere, ndetse ugira ubuntu buri munsi, ugira ubuntu bw'Imana iteka ujya wakira ibitangaza by'Imana, kuko Imana izakurengera. N'umwuka wawe imbere ufungura, amaso yawe uhumuke, kuko uzagira imbaraga mu buryo budasanzwe. Naho igitabo cy'Abatesalonika bambi ibice 5 umurongo 14 na 18, bituma ugira ubumwe mu itorero, kandi ukagira n'umunezero wuzuye hamwe no kwihangana, bifataniriza hamwe kukuzanira byinshi byiza, kuko wasenze ubudasiba. Naho Luka ibice 18 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 8, gusenga ubudasiba bituma twakira ubusabane n'Imana, tukagira urukundo, kandi mu rukundo rw'Imana niho ibasha kuduhera umugisha. Aha muri Luka ibice 18 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 8, Imana itwereka umupfakazi igihe yatakambiraga umucamanza. Imana ikavuga ngo yatakambiye umucamanza ngo buri munsi akajya ahoraza ku muryango w'uwo mupfakazi, aza imbere ku muryango w'umupfakazi, ku muryango w'umucamanza. Ninde wahaje n'umupfakazi mu gitondo, saa sita nimugoroba, buri munsi atitiriza umupfakazi ati ndengera. Yari afite urukundo rwo gukomeza gushaka Imana, avuga ngo yandengera uko byagenda kose. Ngo uyu mupfakazi yiyahura ku mucamanza, ngo ariko uwo mucamanza Bibiliya iravuga ngo ntiyagiraga impuhwe, ngo ikindi kandi ngo nihite no ku bantu. Ariko ijambo ririmo hano rikomeye cyane, ijambo rihambaye, ngo nuko uwo mucamanza yaje kugera aho ngaho mwene data, ngo akamurengera. Rero gushaka Imana, gusenga ubudasiba, aha bita bivuga ngo ese nimugumeza gusaba Imana, ko Imana yo yita ku bantu, ikabigira urukundo, ikabigira impuhwe, ese izananirwa ite kubarengera? Ntimwumvishije ubwo uyu muntu yatakambiraga umuntu utubaha Imana, uburyo Imana yamurengeye? None se mwe nimutakambira Imana igira impuhwe, izabuza ite kubarengera? Mwene data, gusenga ubudasiba bituma Imana itwambika izindi mbaraga. Mwene data ukomeje kudukurikira, gira imbaraga zo kugomeza gushaka mu maso y'Imana, gira imbaraga zo kugomeza gusenga ubudasiba, nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye mu Batesalonika ba mbere ibice 5 umurongo wa 14 ngo musenga ubudasiba. Biravuga ngo musenga ubudasiba Imana yiba hari icyo usaba Imana, kisabe mu gitondo, saa sita na nimugoroba. Wikwiringira ko hari ibyakozwe by'amatangazo cyangwa ibimanitse by'amabwiriza biri hariya bizagenda ubuzima bwawe. Mose igihe kimwe ngo yasabye Imana, ngo Imana irangije ngo kuko ari wewe n'ibyo uvuze nabyo ndabikora, nubwo bitari biri muri gahunda ariko nabyo ndabikora. Imana yacishimwe cyane iyo dusabye Imana kandi tukagomeza kwegera Imana. Mwene data, ndakubwiza ukuri, Imana ibasha kutugirira neza ndetse ikabasha kuduha izindi mbaraga. Wakire neza ijambo ry'Imana, wowe ukomeje kudutega amatwi. Mwana, dusenge buri muntu wese uduteza amatwi, mwambike imbaraga zawe mu izina rya Yesu rifite imbaraga n'ubutware n'ububasha n'ubushobozi. Reka umuhe imbaraga zo kuboneka imbere yawe no kujya gushakana umwete, ajya asenga ubudasiba, icyubahiro kibicaye none iteka ryose mu buzima bwe. Amen. Utarakizwa, utarakira agakiza, kugira ngo nawe ujye ubasha gushima Imana, gusenga Imana, uhamagara Imana kugira ngo Imana igomeza kudufasha. Subiramo aya magambo, vuga ngo Mwami Yesu, nciye bugufi imbere y'amaso yawe n'imbere y'ubwiza bwawe, ndemera ibyaha byanjye n'ibicumuro byanjye. Kuva uyu munsi nakiriye Yesu Kristo mbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ndizera ko yapfuye, mwamapfira ibyaha byanjye, Uwiteka ukamuzura. Mu izina rya Yesu ndamwakire mu mutima wanjye, andukura amazina yanjye mu gitabo cy'urupfu, yandika mu gitabo cy'ubugingo. Mu izina rya Yesu rifite imbaraga n'ubutware n'ububasha n'ubushobozi.
amen. Ashaka itorero ujye usengeramo kugira ngo ujye ugira urukundo rwo kubana na bene so. Nibagira intege nke ubasengere, nawe nugira intege nke bagusengere, mushyigikirane nk'abana b'ubwami mu izina rya Yesu. Imana ikomeze kubaha umugisha no kubagirira neza mu izina rya Yesu, amen.